Mwakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Scovia Mutesi, ndi umuyobozi w'ikinyamakuru Mama wa Gasabo TV. Nashaka kubaza ku kibazo abacuruzi bafite inganda mu Rwanda uyu munsi bavuga ko babangamiwe no guhangana n'ibicuruzwa bituruka mu mahanga, kuko basabwa ko bapfunyika cyangwa package mu bikoresho bitangiza ibidukikije mu gihe bituruka mu mahanga biza muri plastique, byaba bifunze mu macupa cyangwa amashashi abifunze. Basanga rero badashobora guhangana nabo ku isoko, bikaba bifite ingaruka ku nganda zabo, aho bamwe bavuga ko ahari bashobora kujya hanze kugira ngo nabo binjize ibisa n'ibyo. Basanga niba ntacyo bitwaye nabo bashobora kubikoresha. Ikindi kibazo nari mfite ni ikijyanye n'abaturage uyu munsi bishimira imihanda itandukanye hirya no hino mu gihugu ihuza uturere, ariko abakora iyi mihanda minini ya kaburimbo ntabwo bashyiraho rigori cyangwa inzira z'amazi zigera mu gishanga, amazi akajya mu ngo z'abantu cyangwa mu mirima, aho usanga rimwe na rimwe bisanga batuye mu manegeka kubera igikorwa remezo cyaje. Ndabashimiye kwa Perezida wa Repubulika. Icyambere kitari n'iki kibazo uvuze inganda n'abacuruzi n'iki. Ikibazo cya mbere dufite ahubwo nta nganda dufite. Niba twubakaga inganda nyazo byadufasha, ibintu ntibigomba tukagabanya ibiva hanze, bimwe bikaba biri hano cyangwa twe tubyohereza hanze. Aho niho nahera twashaka uburyo byakorwa, kuko hari ibintu byinshi bishobora gukorwa mu gihugu byanajyanwa hanze cyangwa byakoreshwa mu gihugu bidakeneye plastique. Niba naho twaharebaga cyane tukagabanya, ariko kuri ibyo bindi ubwo busumbane buzanwa mu bacuruzi n'ayo mategeko ya plastique, ngira ngo bigomba kuba ikibazo cya mbere bikorwa nabi cyangwa bikurikiranwa nabi. Icyo kibazo kimaze igihe, ndibuka ko kigeze kuganirwa, abantu bagifatira ingamba z'ukuntu. Ntabwo ubwo bitumye nibaza aho byahereye, kuko ikibazo cyaraganiriwe cyagomba gufatirwa ibyemezo, ariko ejo nzabisuzuma numve neza uko bimeze. Ejo dufite cabinet meeting, rwose ndumva nzakibaza abantu birimo bakansobanurira. Hari uburyo bugomba kuba buriho, ibintu byakorwa cyangwa bikaringanizwa bitakutaje cyane abakorera mu gihugu kurusha abakorera hanze bazana ibintu. Hagomba kuba hari uburyo. Ntibivuze ngo dukwiriye kurekura noneho, kuko nabyo uko byari bimeze twasanzemo harimo akamaro kanini, harimo inyungu nini. Ibyo kuvanaho za packaging ibintu bya plastique, ariko abantu babisuzumye neza bashobora no gushyiraho ingero zitandukanye, ibintu bimwe byakorerwaho cyangwa uburyo byakorwa bikagabanya ubwo bukana bw'abantu batakaza imari kubera ko ibiva hanze nabyo bikwiriye kuba bifite uko bigera, nabyongeraho amafaranga kubera iyo mpamvu, kugira ngo nkuringanize n'uwo mu gihugu wishyura ibirenze kubera ko we yabikoreye mu gihugu. Byose ushobora kubishyiraho rwose tax, ari ukoresha hano nta bundi buryo agomba gukoresha plastique, nashyiraho tax. Ariko byagera kubivana, uzana plastique ayivana hanze nko kuba kabiri. Ibyo byose birashoboka. Hari uburyo bwinshi umuntu yagenda bisuzuma akabiringaniza, kandi udatakaje icyangombwa cyo kuvuga ngo tugomba kugabanya plastique, kuko bimaze imyaka
20 ngira ngo bya plastique bikora ntabwo mbona byahungabanije igihugu mu mikorere cyangwa iki, nubwo bigomba kuba bifite abo byagiye bibangamira. Ibyo rero byakosorwa. Hanyuma ikindi cyari iki? Iby'imihanda urumva ni nk'ibyo nabyo ni nk'ibya plastique wari uvuze. Imihanda ubwo impamvu abantu bakora batyo nabi bituzuye bikangiza ni ukutabikurikirana, kandi nitwe bigomba kuba biturukaho, kuko ari ugiye gukora umuhanda, umuntu wa mbere utanga ibigomba kuzuzwa n'inde? Ni twebwe dushaka imihanda. Niba twarabitanze hariho cyangwa hatariho uburyo bwo gutwara amazi, ikibazo ni icyacu. Niba twarabitanze nabyo uko bakora imihanda tubifite, umuntu akazaza akavuga ati umuhanda mwanshinze narawukoze nararangije nimunyishyure, bakamwishyura akagenda batabikoze, ni twebwe, ntabwo ari abakora umuhanda. Ubwo ni ikibazo cyacu kigomba gukemuka nacyo byanze bikunze. Uzampa ingero gusa zimwe nakuzimpe, kuko ibyo byombi ndashaka hari inama y'abakuru ba minisitiri ejo hari urugero nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umuhanda Kigali-Bugesera, abaturage batuye munsi, kandi ubona ko hari amazu afatika abantu bubatse neza, ariko hari za ruhurura ziza zitangira ari umugende w'amazi bikarangira bibaye ruhurura, abaturage basabwa kuhimurwa, leta igatangira gutanga ingurane aho kugira ngo ibe yarayoboye amazi agera mu gishanga. Icyo kigomba gukosorwa, byo nabyo byanze bikunze. Thank you, Mr. President. Divin, RBA. Maybe I'll try to shorten my answers so that we don't spend the whole day here. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Divin Uwayo, nkorera RBA. Nifuzaga kubabaza ubushakashatsi bwa 14 bw'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. So while I want to shorten my answers, shorten your question. So that we can have more people. Yes, Excellency. Nari nkomoje ku bushakashatsi bwa RGB bugaragaza uburyo abaturage bashima cyangwa banenga inzego z'imiyoborere zitandukanye, aho bugaragaza ko bashima urwego rw'umutekano ku kigero kirenga 90%, ariko byagera ku rwego rwa serivisi runihariye igice kigera hafi kuri 50% by'umusaruro mbumbe w'igihugu, ugasanga nicyo gice kinengwa cyane, haba serivisi za leta haba n'iz'abikorera, kuko hamwe urwego rwa serivisi abaturage ubwo kandi namwe murimo nawe urimo n'abandi komeza. Hanyuma nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twifuzaga kubabaza, musanga habura iki ngo imitangire ya serivisi haba mu nzego za leta n'iz'abikorera ibe myiza kurushaho, dore ko ari urwego rufashe runini mu cyerekezo cy'iterambere ry'igihugu? Icya mbere, abo batanga serivisi mbi bagomba kwiga kubwirwa kunoza serivisi batanga. Icya kabiri, abanyarwanda muri rusange mukwiriye kwanga guhabwa serivisi mbi ukayishyurira, ukagenda utanavuze, ugomba kubyanga. Icya gatatu, ni mwebwe kugira ngo tumenye amakuru habeho accountability. Nawe umunyamakuru bishyire hanze ubimenye, uvuti bari bamaze kutubwira umuhanda, urugero umuhanda aho ibintu byiza, amazi yangiza umuhanda, yangiza amazu, n'icyo urwo ni urugero. Nawe butaha serivisi mbi wayiguhaye ninde? Ahangaha ukavuta ahangaha batanga serivisi nabi, even nk'umunyamakuru, ariko murabitinya, ntabwo
murabiceceka mukabihisha cyangwa mugashyiramo abo mufitanye amasinde gusa abandi mukabihorera. Hari abo mutavuga mukavuga ababoroheye cyangwa ababangamira ku bindi, ariko mukwiye kubishyira hanze uko bimeze. Hanyuma cya kane, inzego za leta zigomba kubikurikirana nazo ndetse ubwazo kuko zirimo, nabwo zitabikurikiranye nabwo bafite abababaza, ubwo bakwiye kubibazwa. Ariko ikibazo cya serivisi mbi cyo ntigikwiriye kwihanganirwa n'uwo ari we wese. Ariko ndakubwira ntabwo hashize igihe kinini mpora nabyo, ariko nahuye nabyo kera no mu nteko. Kera twagiye mu bintu bya what was it, national dialogue. Kera abantu bazahamagara abantu bakora bafite amaresitora bafite ibiki ngo baze bagaburira abantu bari bageze ku 1000 mu gitondo. Turakora neza akazi, ugeze ku lunch tugira break, nagiye kuyifatira ahandi, nagize amahirwe kutayifatira. So ngarutse mu afternoon usanga barambwira harimo n'abayobozi harimo n'iki bose bamwe babajyanye za ambulance ziraho zitunda zijyana abantu mu bitaro. Ndabihorera, ariko ugasanga nta n'uvuga ati bazanye ibi bintu bamukurikirana ibibazo. Ndetse habaho guhura kundi aho ngaho bakagarura wa wundi bakaba ariyo baha ngo atange serivisi zo kugaburira abantu. Urumva biri muri twe, ntabwo ikibazo ari cy'aba bandi batanze serivisi mbi gusa, ariko n'abo bazikoreye nabo arishyura akagenda na vuba aha. Abantu benshi ngiye mvugana nabo bakakubwira iriya resitora, bakakubwira izina. Ejo bundi twagiyeyo twese uko twari 7, none 4 twese twararwaye na 2 bari aho bari ku standby bategereje kurwara. Ugasanga ni ikiganiro gusa byahereyeho. Hashira icyumweru kubera ko aho hantu hari ukuntu wenda hagezweho cyangwa bahavuga neza, ukumva ngo basubiyeyo. Ntabwo serivisi mbi yacika kandi muyishimiye. Bize wowe wahora usubira ahantu baguha serivisi mbi ukishyura, ubwo butishimye se. Ni ikibazo kinini, mujye mukishyira hanze, mukiganire, mukivuge uko kimeze, mureke ku serivisi mbi kwiye kwangwa period. Ikavugwa ikanengwa, abayitanga bagakurikirana kurusha gusubirayo baguhaye serivisi mbi.